Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndashaka yuko twibukiranya imimaro ibiri ikomeye y'umwuka wera Yesu yasize atumenyesheje. Katubanze dusenge, hanyuma dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana ivugana natwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'impano uduhaye y'uyu mwanya. Ibyanditswe byera byose byahumetswe nawe, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumwemeza iby'ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana aba ashyitse rwose, afite ibikwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose yo muri Kristo Yesu. Ndakwinginze cyane muri uyu mwanya kugira ngo Mwuka Wera musobanuzi aze ahishure kandi asobanure iby'aya magambo nk'uko biri kandi nk'uko Imana ishaka ko tubisobanukirwa. Ni ku bwa Kristo Yesu dusabye byose twizeye, amen. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 14. Turasoma imirongo ibiri, turasoma umurongo wa 25, dusome n'uwa 26. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe waho w'ijambo uravuze ngo Yesu asezera ku bigishwa be. 25. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe. Umurongo wa 26. Ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Amen. Ni iri jambo nifuje ko tuganiraho. Bibiliya iravuze ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe. Ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Kuki Yesu yavuze ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe? Birasobanuye ngo hari ibintu Yesu yasize avuze, ariko hari n'ibindi byinshi atasize avuze bitewe n'umwanya muto yari afite mu isi, kandi yagombaga kuwukoresha neza akarangiza misiyo ye yari yamuzanye mu isi yo kuducungura. Ariko kuko yari abizi ko adusigiye ubujiji bwinshi no kutamenya, bitari gutuma dusobanukirwa neza ibyo ashaka nk'uko bingana, adutungira urutoki rw'aho tuzabariza andi makuru yari asigaje kutubwira, ariko akaba atarabiboneye umwanya ngo ayatubwire. Aravuga ngo umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, hari ibintu bibiri azabakorera. Icya mbere, azabigisha byose. Ni nk'aho yakavuze ati nakabigishije ibyo mukwiye kujya muvuga n'ibidakwiye kujya byumvikana mu kanwa kanyu. Ni nkacyo yari ashatse kuvuga, azabigisha byose. Ni nk'aho yari ashatse kuvuga ngo nakabigishije ibyo mukwiye kujya munywa n'ibyo mudakwiye kujya munywa. Nakabigishije ibyo mukwiye kujya mwambara n'ibyo mudakwiye kujya mwambara. Nakabigishije ibyo mukwiye gukora n'ibyo mudakwiye gukora. Ariko njye igihe cyanshiranye, nta mwanya mfite. Aravuga ngo ariko umufasha Data azatuma mu izina ryanjye naza, azabigisha byose.
haleluya. Mwuka wera yigisha umuntu ikinyabupfura. Mwuka wera yigisha umuntu kwambara neza. Mwuka wera yigisha umuntu kumvira, umuntu akabana neza n'abandi. Mwuka wera afata umuntu wapfuye mu marangamutima akamuzura, akamuhindura muzima, umuntu akongera kugira ubumuntu. Kambabwire yuko hari ibintu bitari mu bushake bw'Imana, hari ibintu bitari mu bushake bw'Imana idini usengeramo ritazigera rikubuza gukora, ahubwo rikagushyigikira muri byo. Kandi wasoma no muri Bibiliya ugasanga itarigeze ibivugaho, ugasanga ibyo bintu Bibiliya ntiyigeze ibivugaho ngo ibikubuze. Uzi impamvu? Ni uko Yesu yari afite umwanya muto, ntiyabonye uko asiga bivuze byose. Ariko niwemera kuyoborwa n'Umwuka wera ukamwumvira, n'ibyo nabyo uzabimenya. Mwuka wera azakubuza iby'iwanyu batigeze bakubuza. Mwuka wera azakubuza iby'idini rikwemerera ritigeze rikubuza. Akubuze ibyo iwanyu n'idini batigeze bakubuza. Uwo ni umumaro wa mbere. Umwuka wera akwiye kutwigisha, akatwigisha n'ibyo Yesu atigeze asiga atubwiye. Umumaro wa kabiri, Yesu yaravuze ngo azabibutsa ibyo nababwiye byose. Kambabwire, biragoye gufata Bibiliya yose mu mutwe, ariko iyo umuntu afite umwuka wera, umwuka wera agenda kwibutsa n'ibyo wasomye wari waribagiwe. Nkwifurije kumvira umwuka wera, nkwifurije kwigishwa n'umwuka wera, nkwifurije kwibutswa n'umwuka wera, ukabaho mu buzima ukora ubushake bw'Imana nk'uko bungana muri Kristo Yesu. Kadushima Imana. Turagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo kubwira ijambo. Reka rihindure ubugingo bwacu, rihindure imibereho yacu, rihindure amarangamutima n'amahitamo yacu, imyanzuro yacu igaragarira mu bikorwa byacu ihinduke. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye byose twizeye, amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana.